Mudukurikira kuri kamera za Basangwa Official tubanje kubasuhuza. Ngiye mwumva rero ko nyuma ya kamera nitwa Basomengera haba icyogere mu nkuba icyaduka bagashigisha. Burya ndinzavu y'imirindi aho nkandagiye hacika ikena uhaciye ati uyu ni umugabo waciye aha koko. Nitwe tubategurira ibiganiro byiza byuje ubumenyi ubuhanga no gupfura. Uyu munsi rero dufite umutumirwa kuri kamera zacu, damu mwiza cyane. Kurikije ko muri ku maso agira umutima mwiza, aritonda pe, yambaye neza cyane agakweto mwitegereze rwose. Reka rero tumuhe ikaze dutangire n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni karibu utwibwira mu kiganiro twanzika kandi n'inyigo yacu uyu munsi. Ni karibu. Murakoze. Amazina yanjye Tumushime Anna, umubyeyi w'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Byiza cyane. Tumaze igihe twifuza kuganira namwe, twitegereje ibikorwa mukorera muri aka karere ka Bugesera. Ntabwo tuzi neza zone mukoreramo, ariko twitegereje ibikorwa mukora byo kwita ku bana. Nabonye ufasha n'abadamu n'abana, uraza kudusobanurira ku buryo burambuye, ariko nabonye ufite ibikorwa by'urukundo bifasha by'umutima mwiza mu itsinda ryishyize hamwe. Ibyo turaza kuza kubyumva mu ngingo z'ikiganiro cyawe kirambuye. Niba mukora nk'itsinda, aho uwo mutima mwawukuye, niba ari ubuyobozi bw'akagari cyangwa se bw'umurenge bwabagiriye iyo nama, cyangwa se ari umuhamagaro wari mu mutima cyangwa mu bitekerezo, nabwo mwaza kubituganiriza kugira ngo nibura n'abakurikiye Basangwa Official baze kumenya ibyo mukora ni ibiki. Harimo n'abantu bagira umutima mwiza bashobora kuba bakwiyungaho. Ubwo turaza kugenda tuganira, ibindi bibazo ndagenda mbikoza bitewe n'uburyo ikiganiro giteye cyangwa se ko mwagiye mutuganiriza. Murakoze. Murakoze. Warumbarije ngo basobanurire aho ku bikorwa dukora. Muri make nta bikorwa birenze nkora. Kuri icyo kiba warumbarije cy'abana mfasha, uruhande rumwe ntabwo ari abana b'abakobwa gusa, ni abakobwa babyariye iwabo bakiri bato, ariko ngira n'abandi b'abana bo ku muhanda abakunze kwitwa ba marine. Mu by'ukuri nta nkunga mfite zindi, nta bandi bafatanyabikorwa, nta murenge, nta kagari nk'uko wari ubivuze. Ni njyewe ubwanjye, umutima wanjye ubintera nkabikanzamo. Ntabwo ari no kuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane ku bushobozi bukenyera cyangwa se ku mibereho yanjye mikeya iciriritse, reka muri ko mbivuga. Numva hari umuntu udafite uko ameze nagira ko mumufasha mu bushobozi bwanjye. Bivuze ko nta guciye mu byo uvuga, urambwiye ngo mu mibereho yawe udafite uko ameze, bigaragara ko aho ngaha se uri ni mu kazi? Aha ndi mu kazi, naho nkorera. Okay, ndumva twakomeza. Komeje rero, mu by'ukuri ngewe reka ndavuga nk'uko byaje. Wenda navuga ngo ni ibintu bindimo. Kera nkiri umwana, njyewe nicara nkavuga ngo kera nimbona amafaranga nzafasha abantu bakurikira. First, arenze ko nzafasha abakecuru bashaje, yego, batishoboye, mbese babandi baba mu buzima bukakaye. Nibwo mutima numvaga mfite, abo bakecuru cyangwa se abasaza. Nkumva nicyo cyiciro mbese nakwitaho, nakurikirana, nkabivuga gutya. Yari umwana, so enda ntibyakunze ko ibyo natekerezaga ari byo nkora, ariko umutima wo gufasha wo narawumufite. Nayo mufite ndi muto ndawukurana, gusa yenda cyabaye ikibazo nuko ntabona ubwo bushobozi. Ariko muri bukeya nabonye mfite ubu kubona umuntu wabaye gambazi cyangwa se kubona umuntu utishoboye gambazi, niho havuye akantu ko kubona bana bana b'abakobwa batewe ndari bato. Byonyine byanteye umubabaro kuvuga ngo umuntu aramuhohoteye, bamuteye inda, abayeho noneho mu buzima bubi. Ndavuga ese iki nakora nkanjye? Nzi ko nta kintu gikomeye mbakorera. Abashaka ndabegeranya, nkorera muri numa yanjye mu kagari kanjye. Yego. Nako gace konyine nibanzeho.
bakobwa baho. Kubera iki ako gace ariko wibanzeho mu karere ka Bugesera kwibanda muri byo by'umwihariko muri uyu murenge wa Mayange? Ni akahe karusho wabonye kurenza indi mirenge? Se niho hari ikibazo cy'abana b'abangavu baterwa inda cyangwa ni uko ariho wiyumvamo kurenza ahandi? Nakoze kimwe cyo ntabwo ari ukuvuga ko ariho hari abana bafite ibyo bibazo benshi, ariko niho nabashije kubona nkanjye kuko ariho nkorera. Noneho mbabonye ariko naho hari benshi, biragaragara ko bahari benshi, gusa nyine kuko ariho nkorera kenshi ariho mba, byatumye numva bariho n'ibandi ntagira icyo mbona bikaba byakwaguka hajya n'ahandi, ariko aho niho nabashije kuba n'imbere. Murakoze cyane. Urebye aba bana bo muri Mayange by'umwihariko muri byo, nk'uko mwabivuze ko hagaragara umubare munini w'abana benshi b'abangavu bagiye baterwa inda, ubona ari iki kibitera? Ni imibereho mibi y'imiryango yabo? Ni ibikorwa remezo bihari byinshi? Ni iki ubona gitera? Ndetse buvuga ko mfite amakuru ahagije ku mpamvu, ariko kubifatika mbona icya mbere mu mibereho mibi, ubukene bw'umuryango, icyo ni cyo kimwe mu mpamvu. Kabiri, yenda byaturutse mwenda ku bana bata amashuri bakiri bato, ugasanga umwana ntiyiga kandi ari muto. Ubu icyo gihe kuba atiga ni bimwe muri bya bindi by'ubukene bw'imiryango, bikamutera kujya gushakisha ubuzima. Mu gushakisha ubuzima niho haziramo ibyo byo kubatera inda zitateganyirijwe. Izo ni zo mpamvu yenda nawe narabonyeho cyane cyane mu rwego rw'ubajijemo. Kongera numva ko hari imiryango ifasha abana bameze nk'abo ngabo. Waba ufite nibura itsinda mukorana cyangwa ubikora ku giti cyawe, cyangwa se ufite umuryango runaka utegamiye kuri leta ugushyigikira kugira ngo ibikorwa byawe babashe kubigeraho? Niba se uwo muryango ntawo, mu by'ukuri ubu bushobozi bukura hehe? Numvise ko uri umudamu ufite urugo, si ibi bintu byumvikanaho n'umugabo wawe mubyemeranyaho? Kuko nanone ushobora gukora ibikorwa byiza ariko ugasanga nk'abantu mufite imiryango mutabyumvikanyeho, bishobora kuba byateza namwe amakimbirane mu miryango. Ibi bikorwa ujya kubitangira, ese umugabo aragushyigikiye, abandi bantu bagushyigikiye, wavuga ngo se ubuyobozi bw'akagari ukoreramo ko bubyakira bite? Ese abo ufasha ni ubuhe buryo ubafashamo? So turagira ngo tubwire mu buryo burambuye. Icya mbere cyo ntabwo nakora ibintu ntumvikanyeho n'umuryango. Yego. Umuryango byo kuba byumvikanye n'umugabo nta kibazo afite. Ikindi mu bigaragara nta bintu bikaze cyane, ni ukuvuga ngo icya mbere niba yenda ari ukuganiriza abana, kwicara ukabaganiriza, ukabahugura, ukabereka ko ubuzima bukomeza nyuma y'ibyo ngibyo. Icya mbere aho ngaho nta expenses zirimo nyinshi zatuma uvuga ngo birasaba ko hari ikintu ufite. Njye nahereye ku byo nshoboye, nta muryango mfite nkorana nawo, nta baterankunga ndabona mvuga ngo nkorana nabo. Njye ni ibintu bindimo njyenyine ku giti cyanjye, ibyo nibyo mbasha gukora. Iyo mugize nkuko mbona nk'amafaranga, nkaba navuga ngo twicare ahantu tuganire, niba niyo fanta tuyisangire, babone ko ubuzima bukomeza. Icyo mbashaka cyane cyane nshaka gushyira muri bariya bana ni ukutiheba ngo bumve ko bajya hariya ngo bahinduka bo bacakara b'ubuzima, yumve ko nubwo ibyo byabaye byahinduka. Uracyafite icyizere cyo kubaho? Cyari icyizere, kabigisha ijambo ry'Imana, kuvuga ko Imana ihari ku bwabo. Ikindi bagize imbaraga zo kuba babasha kurera mu gihe hari abandi iyo atwaye inda yumva ko ikiri hafi ari ukuyikuramo ubuzima bukomeza. Mperutse kukubona wabasohokanye, ndavuga ngo iki gikorwa ni cyiza. N'iyo burushete batajya babona ukakabagurira. Akenshi aba bana bakunze kuba bafite ihungabana, rimwe na rimwe n'imiryango yabo irabirengagiza cyangwa se irabata bitewe n'ibyababayeho. Bamara kugera muri icyo cyiciro cyo gutabwa n'imiryango yabo, bigatuma na wa mwanya w'ubwihebuza harimo n'abiyahura. Ntabwo twatinya kubivuga. Iki kintu nibura ufite nk'umuryango
urugero nka UNICEF bashobora kugufasha gutanga amahugurwa ku bana nk'aba ngaba, kuko ni ukurinda ukubibutsa uburenganzira bwabo yuko badagomba no kwivutsa ubuzima. Ahangaha ubuyobozi bw'akarere cyangwa se bw'akagari ndetse n'umurenge ukoreramo ntacyo bujya bugufasha nko gutanga amahugurwa cyangwa se nko gukora ubukangurambaga nko kwizo nyigisho ukunda gutanga. Kuri icyo nari ntaragira yenda ku rwego rwo gusaba amahugurwa ku rwego rw'inzego z'ibanze ngo bamfashe, wenda ahubwo yenda icyo nazagishyiramo imbaraga hareba ko nabyo bikunda. Gusa ikintu nari narakozeho, wari uvuze akantu ko wabonye ko n'abasohokanye tukarya akaburushete, hari abantu bandi inshuti zanjye nagerageje kubereka nyine ibyo gukora uko bimeze. Hari n'undi munsi umwe twigeze gukora ubukangurambaga mu bantu, ngenda mbasaba inkunga, baduha imyenda, tugerageza kubahamagara babibahereza. Nabo rero nongeye ndifashisha kuri uwo munsi, baraza turaganira, turabaganiriza, bamfasha kubagura burushete n'agafiriti. Ubona ko ubuzima bugaruka, abantu barishima, barabaganiriza. Hari ukuntu uganira n'umuntu noneho akakwerura ubuzima bwe arimo, wamwumva ukumva birakomeye. So ndumva nabashimira rero kuri uyu munsi, tuzakomeza tuganire twanabasuye turebe nuko no mu rugo bariho uko babayeho, kandi ukomeze kugira umutima mwiza wo gufasha. Gusa ntabwo twabura kubwira abantu bafite umutima mwiza nk'uwo ufite kugira ngo bakwigireho, kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Nibura dufite kwizera ko Imana igira neza, twe dukwiye gusangira uko kwizera natwe tuvuga, uko turirimba, uko dufite mu mutima, tukagusangira n'abandi, tukagira n'icyo dukora kivuye mu bushobozi butoya Imana iba yaraduhaye. So Imana igwe umugisha rero Mama Teta, kandi murakoze.